ihangane ihangane wirira ngatubwira gusanze hano wisanze hano gute mwongeye kwirirwa abakunzi ba Nana Training TV aho muherereye hose mu Rwanda, i Burundi, Tanzania, Congo, by'umwihariko ku bantu bakomeza gukora subscribe umunsi ku munsi ndabashimira cyane amanywa n'ijoro. Uyu munsi ndi kumwe n'umubyeyi w'umumama, menyereye cyane abagabo, ariko uyu munsi ndi kumwe n'umubyeyi w'umumama. Mama, amakuru yawe witwa nde? Wangere Ndayisaba Joseline. Amakuru yawe ni mabi kubera iki? Amakuru yaje twaje hano muri Amerika tuzi ko tuje gushakisha ubuzima, ariko ubuzima ntabwo ari bwiza. Ubuzima ntabwo ari bwiza. Urihangana uvuga utarira kugira ngo abantu babashe kumva nyine agahinda kawe. Tubwira uko byagenze. Yaganda kandi mfise ni kuryama hanze, imbeho no kubwirirwa umuntu akaburara, nta kintu umuntu afise. Mama, birumvikana ko uvuga ururimi rw'ikirundi. Wavuye i Burundi wisanga mu Rwanda? Josiane Ndayisaba Joseline. Joseline yavuye i Burundi yimukira mu Rwanda. Mu Rwanda niho yavuye ahita yerekeza muri Amerika, yisanze hano akaba yisanze mu buzima bwo mu muhanda. Mama, tubwire bikeya ku buzima bwawe. Ubuzima bwo kuba hano hanze bumaze kundambira. Abantu bashobora kubona nyine uri hanze bakavuga ngo wenda uri umubyeyi wananiranye. Mu by'ukuri ntabwo yananiranye, ni umubyeyi wabyaye, ariko ubu ngubu ntabwo ari kumwe n'abana. Komeza ubabwire. None ugiye kuvuga ngo naje hano muri shelter. Ihangane. Murabona ko ntabwo ashobora kuvuga ahita arira kubera ubuzima buramugoye pe. Hano niho namusanze. Nuko ameze nyine, niyo sakoshi ye. Nuko nyine mwese mumubona. Nuko nguko ameze muri iki gihe cy'imbeho. Ubuzima bwe si bwiza. Aba yaje kota akazuba, ariko urara hano ku muhanda. No, hari muri shelter, turyamamo hari muri shelter, ubishatse uryamamo, ariko badusora saa 10 z'ijoro. Saa 10 z'ijoro. Ukajya kuryama hanze mu gasozi. Uyu mubyeyi yahoze abaho neza i Kigali, ni umuntu wakoraga akabesha abana be. Ubu ngubu abo yasize muri Afurika birirwa bamuhamagara bamubaza ngo twoherereza, ariko ntibazi ko mu by'ukuri arara ku muhanda. Ntibazi ko ari muri ubu buzima. Yari umumama wambara igitenge kikamubera, ari umumama wambara neza, akisiga amavuta akamufata. Ihangane mama, ihangane. Ndabizi ko ubuzima bugiye guhinduka. Abantu baza muri comment bakavuga ati ashobora kuba yarishe ibyangombwa. Ibyangombwa byo urabifite? Mfite ntuze icyangombwa cyo kwinjira mu hariya gusa, ariko nta cyangombwa mfite cyo kuvuga ngo ni wajya ku kazi. Ibyangombwa byabaye iki? Ibyangombwa ntabwo nabashije kubibonamo. Urabambwira ngo yishyura amafaranga $30 kugira mbone ID, ariko ntabwo nabashije kubibona. Ntabwo babyangije, ariko nta kintu kibi wakoze muri Amerika ku buryo babyangiza. Muri Amerika hano? So kujya ko hari abantu bari hanze kubera kwangiza ibyangombwa, bagiye barwana njyewe ntabwo nigeze ndwana. Ntabwo wigeze urwana, ibyangombwa biri clean, ariko nuko ntafiteho kuba, niyo mpamvu aba ku muhanda. Ihangane mama, ihangane. Ntabwo mfite gusa iriya kadi yinjira mu hariya ndani. Ugiye mu hariya nyine? Nta kindi. Kubera nabuze amahera yo kwishura, mbone nguze ID. Bantu bakurikirana na Training TV, ndabasabye, uyu mubyeyi akeneye blanket zo kuraraho hanze. Turi mu gihe cy'imbeho, ni umubyeyi nyine urabona ko akuze, ni umuntu uba urwaye, n'ubu ari ku zuba kugira ngo abashe kumva ubushyuhe, ko arara mu mbeho. Urabona ko aba yifubitse cyane, ko mureba gutyo aba yagerageje kwambara neza kugira ngo ase neza, kugira ngo
ko yaramenyereye kubaho neza, yaramenyereye kwambara neza. Ufite imyenda, ufite amavuta yo kwisiga, uramutse ufite ibiringiti, gira icyo umwohereza. Ni ukuri ndabasabye abantu bo kuri Nana Training TV, ngize icyo mbasaba, ubishoboye gira icyo utumira uyu mubyeyi. Mama, hari abantu bashobora kuza bakavuga ngo uyu mubyeyi reka mwitwarire iwanjye tubane, wababwira iki? Byo bishobotse najyayo kubera ubuzima ndi kubamo kurara ku muhanda. Ntabwo bimworoheye kuvuga ko ahita aturika akarira kubera nawe ari wowe uri ku muhanda, umuntu wari umenyereye kwibeshaho. Mama, uva muri Afurika wari uzi kuje kuba ahantu hameze gute? Oya, ntabwo nari mbizi kose. Nari nzi bari kuvuga ngo kuba muri Amerika ni ku umuntu waza muri Amerika kwabaho neza. Wari uzi ko ugiye kuba muri etaje, ubuzima nyine buhindutse, niko yumvishaga? Ubu byibura ahantu nabaga muri Afurika, amasambu yose barayibye, nta kintu mfise, nta n'ikintu na kimwe mfise, nta n'umwana nasize umwana w'umuhungu gusa. Ubu ndabizi yari nawe yishakishiriza ubuzima bwe, sinzi ukuntu abayeho. Niba yarashatse, niba yarabyaye, simbizi. Ntabwo ufite telefone ngo muvugane? No. Iyo umutekerejeho utekereza iki? Wumva gute umutima wawe? Je umutima wanjye mba numva umeze nabi. Iyo utekereje ngo umwana mbese nasize ameze ati, tutavuga yarapfuye ntawe uhari, ise yarapfuye, wirinda kubitekereza? nose nabura kubitekereza gute kandi nzi ko nasize umwana i Burundi, ari Burundi. Naje inaha, navuye i Burundi nza hano mu Rwanda, niyo nawe umwana wanjye nasize Burundi banubaga ndikanyishe. Ntabwo ari ihangane mama, ntabwo nzi n'isura yanjye. Nanjye ntabwo isura ye ntabwo nyizi, ntabwo nikibuka. Nikamwona chakula cha upendi cha kuzoea, hivi vyakula vya wazungu haushibi. Sinje kuishi hivi, unaona mimi niko hivi, mimi nakunda kajua kukosa nini kitu cha kukula. Sasa nikakuwa nashukuru kama naona sima ndugu yangu wako hapa kusherta, barateseka. Unatuletea chakula tunakula, na japo unatuiba. Tunashukuru Mungu. Asante kushukuru kwa huruma wako. Na Mungu akubarikie. Asante na Mungu akusaidie. Amen. Upate. Amen. Usime ndugu yangu wako hapa. Amen. Nenda kuwasaidia. Kama tunachangia sisi wote sikula hivi mwenyewe. Lakini nashukuru Mungu. Mungu akubarikie upate. Amen. Amen. Asante. Amen. Abakunzi ba Nana Training TV rero murabona ko biragoye ko uyu mubyeyi avuga nk'amagambo biratarize. So ndabasabye rero tugira icyo tumufasha. Arya ari uko rimwe na rimwe nageze hano, iyo nahageze inzara iba yamwishe, iyo nahageze babigoranye. Ndabasabye mukomeze mukore subscribe kuri Nana Training TV kandi tugira icyo dufasha umubyeyi. Murabona ko akuze, si umuntu wo kwicara hano, ntago ari umuntu wangije ibyangombwa bye, byose biri very clean. Gukora ni ikibazo ku buzima, ni umuntu nyine urabona nta mbaraga afite n'ubusanzwe. Mutazagira ngo ni umuntu wananiranye, oya ni umubyeyi yisanze muri ubu buzima nibwo yari akiza. Nta n'igihe kirekire amaze muri Amerika, yisanga hano ku muhanda, byamucanze, yabitekereje araturika ararira buri gihe cyose mubonye. Ibyo nshoboye ndamuzanira, namwe ndabasabye mushyiraho akanyu. Mukomeze mukore subscribe rero kuri Nana Training, mukomeze dukurikirane ubuzima bw'uyu mubyeyi wacu. Mugire ibihe byiza. Bye bye.